Amahedata niko yewe nibitweze biteka bigenze biteka niko nibitwe batubwiye ko asaze imbere mu nzu bigenze kandi njanyura bikwagwa iki nuwa mucyaba nago nari kwemera ko umukobwa we bamusaba kandi abanje baheze mu mazu kuri hasi si sinzi biri kumbwira iki sinzi biri kumbwira ninjewe nyirabigwagwa byatangiye ari muzima ari gusara gakeya ariko abantu ntabwo babishimiye byacuwe bitese ko wambwiye ngo muri mu rugo ngo biragabanyuka agenda kugira iziya nk'abandi bageni bose we mudutabare ni ukuri uyu mwana rwose ni mukeba wanjye wamuroze nta wundi ni mukeba wanjye nyirabigwagwa bitewe n'uko abakobwa be bahezaho nta wundi mumbabarira ntabwo nzongera washaka kugera ku kise umuroga nagira ngo batamusaba ngo abone umugabo nagira ngo atabona umugabo abanje baheze mumbabarire nyirabigwagwa abaye baheze kwishiga ukabyifuza undi mwana kutitira nyabigwagwa kutitira mumbabarire okay ubundi se kubera iki nk'uwo nguwo ubugiriwe igitangaza baba batamurebye ngo banamubaze nimero ari uwo waho ngaho reka nzitange ni 078 03991 Muranzi, yes, you know me, it's your boy P. Onika Suez. Mwana kachuma kama suza, mana homogisha kandi ikomeze ibarinde n'urugendo TV. Nshimira ko subscribe mambura haronka mu byo ukora byose. Aujourd'hui, tout de suite à ce moment, at this moment turahangaha aho monanga mu cyaro rwose ni mu giturage aho baduhamagaye batubwira ko ngo hari umugeni already ngenzi birometero birenga 120 mvu mu mujyi wa Kigali kugira ngo nze kwitabira ubukwe. Bampamagaye bambwira ko ngo hari umugeni wo gusohoka mu nzu byananiranye. Barambwira bati niba yakiriye isugi ngo atinye gusohoka kugira ngo hari umugeni gutinya kuvuga ngo kuba yatakaza ubusugi akaba nyine yatangira wenda kurongorwa n'umugabo we. Barambwira bati ngwino uturebere nk'umunyamakuru niki cyabaye kuko umugeni na n'isaha ngo gusohoka mu nzu byananiranye. Reka mbafashe kugira ngo tugere mu rugo rw'abo bantu tuze kureba wagwanye cyangwa se kureba niba birashoboka ko uwo mugeni aza gusohoka ubukwe bukaza gutaha. Njya nanjye. Amahedata niko yewe nibitweze biteka bigenze biteka niko nibitwe yewe amahedata nibonye gucyo bini biti biradutunguye Doriya ntabwo namuzanye natazi kasara asaze umunsi se batubwiye ko asaze imbere mu nzu bigenze kandi bamurambagije tuzi kandi uretse negera mubyeyi kanegera byeyi numva ngaha niko bigenze bite wamagaye ngaha ninde wamagaye ninde musubundi wamagaye ninde iki none se nyine byatangiye ari muzima ari gusara gakeya ariko abantu ntabwo babishimiye byacuwe bitese ko wambwiye ngo muri mu rugo ngo biragabanyuka agenda kugira iziya nk'abandi bageni bose we mudutabare ni ukuri none tugeze mu marembo yahita baguce muntabare nga uri nyina se mugira uko mwabigenza ni mu rukundo wanje uvuga we mama wanjye ari mama wanjye ntawe uri hano mama ari mu rugo yateye umutwe iki murumuna wanje umukobwa wanje bigenze bite nuwawe nuwanje bigenze kugira amarozi waje amadayimoni bibayeho gutera bigenze bite byamubagaho yagiye kwiga ari muzima asabwa ari muzima uyu mwana rwose ni mukeba wanjye wamuroze nta wundi ni mukeba
ntazahagwa bitewe nuko abakobwa bahezaho. Oya sibyo dashoboka. Mfite nimero z'umuganga natanga uyu muntu akamugaragaza. Mfite nimero umuntu waroze umugeni, mfite nimero z'umuganga natanga akamugaragariza hano. Impereza ngaho. Agaragara ngizi. Ngora mwizeye neza. Ndamwizeye rwose nakatagira uyu muganga ndamwizeye yadufasha kurushaho. Yadufasha uyu muganga ndamwizeye. Okay, katumamagare twumve. Tumamagare mudufashe ibintu bisobanuka nta kuntu murumuna wanjye. Tumamagare twumve. Iyi ntwaye na muganga. Iyi nimero nguhaye rwose ni ya muganga nzi neza ko hari icyo yakora kuko hari byinshi akora uyu muganga. Arizewe. Egera hino gace abagusakuza cyane. Egera inyuma gaceya. Iyi nimero mbahaye hari icyo muganga yakora ndamwizeye cyane rwose ashobora ibidashoboka rwose yari yenda kumera nk'Imana rwose uyu muganga. Muganga rwose hari icyo yakora ndamwizeye. Egera ngaho. Atangaje katitaba. Muganga natubabarire yitabe. Katitaba. Aramutse agize ko cyakora hagati ahangaha muganga rwose muganga arashoboye. Muganga katitaba. Muganga arashoboye rwose. Ngera mamagara ndiciro cyangwa amahimiliteri yo checking aho ngaho ndebere. Ongera ndebe. Uretse gato tumuvire twumve. Allo? Yego ndikukumva. Muganga komera cyane. Komere cyane. Hari tugereza bari batubwiye ko hari ubukwe. Yego. Turaje dusanga umukobwa wari urasezerana yasaze. Ariko hari umukobwa umaye nimero zawe yaranditse ku gapapuro ngo uri umuganga ngo hari ikintu wakora mukagaragaza n'umurozi cyangwa se mugakiza n'uwo muntu. Yego twamugaragaza ariko hari n'undi wari umaze kumpamagara mu kanya ngo bimeze nabi. Ngo niba ari ubwanyu niba ari ubundi sinzi. Wasanga ari ngubu ni umukobwa w'inzobe muto ukuntu. Yego mumbwira amazina y'uwo murwayi tumurebere. Yitwa Muhoza wa Francine rwose ageze ku Kirizabira zamba ibintu rwose muganga mwadufasha. Sawa reka mbafashe. Turebere. Umuroza baraho ngaho ndaje ndibagaragarize mu kanya mumujyane ku ruhande abatuje. Mumushyire ku ruhande gace. Araje agaragare. Iyi muroza yaraje agaragare uretse wenda n'ubukwe n'ubundi burwayi rwose dufasha abantu. Byatangiye buhoro rero muganga tugira ngo wenda n'ubwoba bw'abageni dore ko abageni bagiraga ubwoba none twabonye ibintu bikaze bikuze. Abikoze aragaragara. Turebere rwose gira bwangu rwose ubukwe budapfa. Yego mu minota 5 arahita ajya ku karubanda. Murakoze uwo murozi? Yego ndaje mbasubize mu kanya. Umuhoza Francine nde? Umuhoza aherereye muri Musanze. Sawa reka mbarebere. Bareba rwose bagira vuba. Uyu mukobwa nabonye ari mwiza rwose umusore atabahombye. Sawa. Mukanya mu minota 5 arabagaragaye umurozi. Mbe ukubye se cyangwa umisheho? Bumpubye mukanya muraje mumubone. Urongera mpamagara umbwira uko bimeze. Sawa ubwo ndaje nongere guhamagara mu kanya. Sawa. Tutanu ko biraza kugenda. Biza gutera kujya giye kuba. Oya agiye gukira se uko numvise umuganga afite icyizere kinini. Afite confidence araza gukira. Nago tubyumva ni nawe mukobwa wa mbere twayidushingiye nago tubyumva. Ngo mukaso rwose ngo ngabe baranagumiye cyane. Mukobwa wa mbere twayidushingiye rwose. Wowe ntago rakabonye umugabo. Je ntago nari nakamubona nabuze umugabo ni wowe. Uri asuri ko kudase wa murozira. Nga. Uri asuri wa murozi kuvuta hasi. Urani wa murozi bahu. Uyu se. Uko avuga ngo mukaso ni nguyu. Wewe aragaragaye sa. Ni nguyu. Yavuze ko nuko bazasaba mutazataha ntabwo byumva. Amaye. Wari uze karuri yase. Kagiye. Amaye. Niwe nta wundi. Mufiti mu miryango. Abakobwa baheza aho ngaho yahoraga avuga ngo ntago nzashingira. Nta wundi yahoraga avuga ngo ntago nzashingira niwe nta wundi. Nyirabigwagwa n'abandi barabizi kugira iki? Nije nyirabigwagwa. Iki? Nuwa mucyaba. Nago nari kwemera ko umukobwa we bamusaba kandi abanje baheze mu mazu. Kuri hasi se? Sinzi biri kumbwira. Iki? Sinzi biri kumbwira. Ni njyewe nyirabigwagwa. Kuki waroze umukobwa wawe? Mumbabarire. Kuki wamuroze? Mumbabarire abanje baheze mu nzu. Iki? Abanje baheze mu nzu. Ukifuza koroga undi muntu? Nyirabigwagwa. Abanje ni beza. Kuryamye hasi haguruka. Bari kumbwira. Bari kukubwira ibiki? Mumbabarire
mumbabarire ntabwo nzongera. Washaka kugira kuki se umuroga? Nagira ngo batamusaba ngo abone umugabo. Nagira ngo atabona umugabo abanje baheze. Mumbabarire. Mumbabarire. Nyirabigwago. Nyirabigwago. Aba baheze kwishiga. Ukabyifuza undi mwana. Kutitira Nyabigwagwa. Kutitira. Mumbabarire. Katoya tumuhamagara tu. Yego muga. Oui. Kagaragaye n'umugore w'umukecuru yivurugushaza. Minota yarabagaragaye ngo yamurogeye mu gashujipe niko yamutwaye. Ngo ni namukase da. Yego ni mukase ni ishyari namushitse ngo ni ishyari ariko ndi kugira ngo nkomeze nkurikirana umurwayi uwo ndaza kumuhenge ku munwa muhumure ntacyo amugira nuko ngize ngo mubagaragarize ku karubanda. None se uyu murozi ko mbona n'ubundi ibintu ibyo ukuntu mushitse n'ubundi ari hasi nta kibazo ari muze kugira nawe. Arakigira keretse bamugiriye impu ariko iby'umurozi mu byihorera. Muga nta muwe turamugirira kuko yavuze neza ko nubwo barasaba ntabwo ubukwe buzataha. Gira icyo ukora natwe dutejeje rubanda nanjye yatumye ntabona umugabo muga. None se muga ndamushyira ku karubanda rwose uyu munsi ntazongera kuba musi. Muga ibaza nawe uretse gato mubaza. Umurwayi ni ubabaje umurozi yagaragaye namubagaragarije. None umurwayi turebe ko yakoroha akajya gusezerana mu rusengero. None ubwo umurwayi bwo biragenda gute ko umurozi agaragaye ku murwayi bigende gute bakora iki? Ngiye gukomeza mukurikirane ajye mu rusengero ntabwo byatuma ubukwe bupfa. Ubwo bizere nyuma y'uko ngingaye ku buryo yabakiza akajya mu rusengero. Mu minota 5 araba amaze kuzanzamuka. Sigara ndi kwihanganira n'uwo mukozi y'ibibi. None se muga kuko mbona ukoze igitangaza gikomeye cyane ibintu bibaye nge birancanze ndido kuvugishwa ubu ndido kudidimanga rwose gusohoka byanze. Nagucanze kuko ari byo. Oya ndibo kudidimanga n'ubu ngubu rwose no gutitira byakomeye kuvuga namwe umuntu aratitira cyane. Ibi bitangazo bikora uti ibi bintu. Ndakubaje nti ibi bitangazo bikora uti. Ibi bitangaza ntabwo kubikora bisaba kuza aho n'abandi hose abantu nabafasha cyane nk'abo baba bahuye n'ingorane zitunguranye nabafasha uretse n'ubukwe n'izindi ndwara zitandukanye ndazivura kandi ibintu bikagenda neza ari inyatsi hari ukutabyara ari imyuka mibi n'ibindi byose ndabivura kandi mvura umuntu ahari cyangwa ahari. None se ubwo nk'abantu muri Amerika yaba ari mu Burayi ibihugu yaba arimo byose niba mvura umuntu ari mu Burayi urumva umuntu uri aho ngaho ari we wananira. Mvuga ngo n'abantu bari muri Amerika na za Canada bose uravura nta kibazo. Za karande ndavura ibisazi byose ndavura. Korera mu Rwanda gusa nkora no mu bihugu bitandukanye no muri Kenya hari umugeni wo muri Kenya uherutse kugira ikibazo. Turamufasha kumuteza ikiyoka. Yari yahemukiye umuhungu muteza ikiyoka rwose ntabwo ngo ntabwo ari we wa mbere mfashije. Nawe byagenze neza yarakize rwose bimeze neza mumushyire ku ruhande araza kuzanzamuka nta kibazo. Mugabo urakoze cyane. Nagira icyo nabaza muganga. Birahagije. Hari umuntu wari wampamagaye utarampamagara ushobora kugera bukerewe ariko nari navuganye n'undi mwana w'umusore ngo niba ari musaza we yampamagaye. Ariko ndumva ibintu byakomeye kugeza aho bashyiraho n'abanyamakuru ariko muhumura araza kuzanzamuka. Mugabo urakoze cyane. Namwe murakoze. Yewe ngo nimutuza ngo byango muhishaza gato ngaje gutakira. No tagitunga mugenda kukurusanya nta kibazo rwose. Byo mbone aha ngaha rwose ni ibintu bidasanzwe. Ubwo nyine mbuzi icyo mvuga.